duherukana Rene agahinda kamushengura umutima kubera atabashije guhereza agaciro Finn ndetse no guhereza agaciro k'ibyo yamukoreraga kandi we yaramuzirikanaga muri byose, ndetse yari yiyemeje gushaka Finn akamugarura mu rugo nubwo byari kumusaba kuzenguruka isi yose. Reka dutangire iki gice nibutsa gukanda subscribe nimba utarabikora kugira ngo ujye ubona ibindi bice bitakugoye ndetse n'izindi nkuru dushyiraho. Ibyatinze umwaka warashize batugaruraho Finn yari muri Derek Koa Ijinto aho yari ari gukora kuri project. Finn yari mu kazi ndetse arimo yivugisha ati umwaka wo gukora cyane ndetse n'akazi katoroshye ndawusoje. Ubu tumaze kwinjira neza muri Derek Koa chip. Nyuma nubwo bitari byoroshye gusa byari bikwiye. Ubwo umuyobozi wabo ari we Mr. Brady yarebaga ku mpapuro nawe akishima cyane agira ati byiza cyane rwose Finn, urabikoze mwana. Iyi Derek Koa chip project ntiyari gushoboka iyo utaza kuba ahangaha. Finn mu kwicisha bugufi yaramusubije ati Mr. Brad, si njyewe ahubwo ni imbaraga za timu. Yewe nakoze ibyo nagombaga gukora gusa nta kindi. Mr. Brad ubwo yahise amusubiza ati Finn, waritanze cyane muri uyu mwaka wose. Wariyemeza gukaryama amasaha 4 gusa kugira ngo project igende neza. Ukomeza gukora cyane uzarwara umunaniro. Kubw'iyo mpamvu rero ngiye kuguhereza akaruhuko gahagije kangana n'ukwezi kose kugira ngo ugende uruhuke bikwiye. Finn yahise amuca mu ijambo ati Mr. Brad, project ahantu igeze ikeneye kwitabwaho cyane, rero sinava mu kazi ngo ngende nyisize. Brad yaramubwiye ati Finn, ubuzima bwawe nabwo ni ingenzi kandi umwanzuro namaze kuwufata, ngaho basi uramara iminsi 10 kandi nta kindi ugomba kurenzaho. Finn yamwenyuye ati sawa murakoze, iminsi 10 irahagije. Brad ati noneho nanjye ndabikunze, ntago ugoranye pe, ahubwo nari nibagiwe kugira uwo mupresenta, uyu ni Queen Xavier. Hahise hinjira ikizungerezi cy'umukobwa, yari umukobwa mwiza cyane ukiri muto ufite amaso meza, kugira ngo namwe amaso arabaha. Brad yakomeje agira ati ntago mwigeze guhura na mbere, gusa ni umushakashatsi mukuru muri Derek Koa kandi ni mwishywa wanjye. Urabona rero uri mushya muri Jinto, fata umwanya wawe uhagije utembera umujyi, araza kugutembereza nta kibazo. Finn ati aho ni sawa cyane rwose. Muraho neza Mr. Kata, ninjye uraza kugutembereza muri iyi minsi 10 y'ikiruhuko. Finn yamwenyuye ati murakoze cyane. Batangiye gutembera ari nako baganira. Xavier yagira ati Mr. Kata, ndi umufana w'ibikorwa byanyu. Rwose ndishimye cyane kuba ngiye kumarana nawe iminsi 10. Finn anezerewe cyane niko kumubwira ati nyine buriya no kunyita Finn ntacyo bitwaye rwose. Xavier nawe yahise yishima ati uravugisha ukuri se? Mbega byiza Finn, none se iyi minsi 10 twagiye kuyimara muri Grand Vista Hotel. Yamubwiye hotel ihenze cyane y'inyenyeri 5. Finn niko gusubiza ati Grand Vista Hotel? Buriya se ntihahenze cyane ra? Buriya se muri lodge ibyaba ari sawa? Ngira ngo nkwibutse neza nimba utarakurikiye ibice byamanje, Finn yakuriye mu kigo cy'imfubyi kandi yicisha bugufi, ntago abasha kwangiza amafaranga kandi aho yakuriye bayakeneye. Xavier yahise amusubiza ndetse amumara impungenge ati Finn, reka nawe wana wibuke ko ndi Xavier. Ubwo rero urumva muri lodge ibyaba bihesheje ishema umuryango, kandi Grand Vista Hotel ni imwe mu mitungo yacu, nta muntu watwishyuza. Finn yatangiye kuzana imbogamizi n'impamvu ndetse n'ibibazo, gusa Xavier ahita amuca mu ijambo aramubwira ati reka ibibazo nawe uze tugenda, ariko kandi ikindi niyo hoteli nziza muri uyu mujyi wa Jinto. Finn ati ni sawa nyine nimba ari kubishaka. Bakigenda imodoka yabo yabisikanye n'iya Rene. Rene ahita amubona niko kuvuga izina rye ati Finn. Ubwo yarahise amubaza ati Rene, bite byawe, ubonye Finn se? Rene yanze kwizera ibyo abonye, aramusubiza ati oya wibyitaho, ngomba kuba ari byo nimajinnye, ntago yaba ariwe. Yarati kabisa uvuze ukuri pe, ntabwo waba ubonye Finn kuko hashize umwaka na polisi itaramuca iryera.
ashobora kuba yarafashe ziriya miliyoni 10 akambuka akajya mu mahanga. Rene niko kukomeza ati birashoboka cyane rwose. Mike nawe yongeyemo umunyu ati umuntu umeze nka Finn ntacyo atakora kugira ngo abone amafaranga. Rene wibabara, humura, uradufite njyewe na Yara, rwose twembi tuzaguhora hafi. Rene yarishimye amwenyuramo. Mike arakomeza ati Rene, uru rugendo dukoze tujya muri Jinto ni ukugira ngo turebe ko wareka guheranwa n'igenda rya Finn. Ejo nimugoroba Xavier Group izaba ifite ibirori muri Grand Visitor Hotel. Nabashije kubona invitation nubwo bitari byoroshye. Reka tuzajyeyo rero twishimishe. Yara yaratunguwe ndetse anishimye niko kubaza ati uvuze Xavier Group babakire cyane bo muri Jinto? Narumvishe ngo hari project y'ibihe byose izahindura amateka y'igihugu barimo gutunganya ngo yitwa Derek Courtship. Mike, izo invitation wazibonye gutera? Mike niko gusubiza ati urebye nyine nuko muri iyi minsi mike ishize nabonye akazi muri Xavier Group. Yara yaramutakagije cyane agira ati ibyo se bishoboka gute? Mike, urarenze kabisa, ndumva waragafashe nukuri, uri legend wigendera ndemeye noneho. Mike yisetsa niko kubwira Yara ati nta birenze ariko Yara, ikindi kirenze ahubwo nuko Queen Xavier ubwe ejo azaba hibereye mu birori. Yara yakomeje kwishima cyane ati uvuze Queen Xavier? Narumvishe ngo ararenze, ni umuhanga ndetse w'umunyabwenge, nifuza guhura nawe, wenda hari ejo nzabigeraho. Mbese Mike, byashoboka ko wazamumpresenta? Mike mu bwiyemezi bwinshi ati biroroshye cyane kabisa ko nta kabazo toto, nzabigukorera. Nyuma yo kubimwemerera, Mike yahise abitekerezaho niko kwimyoza mu mutima we ati syegariwe, sinigeze mpura na Queen Xavier, nta nubwo nzi ukuntu asa, ubu se nzabikora gute koko? Ubwo hari haciyemo akanya gato bacecetse. Yara yahise abaza mukuru we ati Rene, mbese kutishimye wowe urumva bitarenze? Rene yarasubije ati nyine njyewe ndashaka gushakisha Finn ubu ngubu, nta kindi. Yara yumvishije bishobora kubabaza Mike niko gusubiza mukuru we ati Rene, ndabizi urashaka kugarura ziriya miliyoni 10 yibye, ariko bitinde bitebuke uriya muswa w'indashima azafatwa hano. Ubwo bageze kuri Grand Visitor Hotel, Mike niko kubabwira ati mureke ducumbikane iri joro, ejo nzabajyanaho ibirori bizabera. Yara yarishimye cyane ati mbega hoteli y'agatangaza, ndebera noneho ukuntu itatse, uzi ko n'umwuka wa hano umuntu awuhumeka kumva urenze. Mike yahise ababwira ati iyi hoteli rero mubona ni imwe mu mitungo ya Xavier Group. Chairman ubwe yayihereye Queen Xavier ubwo yuzuzaga imyaka 18. Yari ibyishimo byaramurenze ati mbega ndumva ejo bitinze kugira ngo nigire mu birori kugira ngo nirebere Queen Xavier amaso ku maso. Bakiri aho Xavier na Finn banyuzeho ntibababona, gusa batararenga Rene yabonye Finn niko kuvuga izina rye ati Finn, gusa nanone yanze kwizera ibyo abonye niko kuvugira mu mutima ati ngomba kuba napanitse pe, ndi kumutekerezaho cyane. Akiri kwibaza ibyo Yara yahise arakara ati ese Rene, ufite ikihe kibazo none? Tukujyane kwa muganga se? Rene yarasubije ati ntacyo, ni ibitekerezo gusa byambanye byinshi nta kindi. Mike ati reka tugende dufate ibyumba, ndabona bunije turebe ko twaruhuka. Rene yakomeje kuvugira mu mutima we ati umwaka urashize nashatse ahantu hose muri Haddon ariko sinabashije kubona Finn, ubundi buriya urihe koko? Rene yinjiye mu cyumba cye, Mike amuturuka inyuma atamubonye, agerageza kumufata ku ngufu amubwira ati Rene, ndagukunda cyane. Rene yaramwiyatse mu burakari bwinshi ahita amubwira ati Mike, wasaze, iki ni icyumba cyanjye. Mike niko gukomeza ati Rene, ndumva nkushaka cyane rwose, ndumva nshaka kugumana nawe. Rene yanze kumwikoza niko kumubwira ati Mike, turi inshuti gusa muri kano kanya, nta kindi kirenze. Mike yaratunguwe cyane niko gukomeza abwira Rene ati inshuti gusa? Kubera iki se?
kuva na kera warankundaga. Rene yaramusubije ati Mike, aho nahahise, ntago rero wahatiriza urukundo, humeka wumva utuje rero. Mike yasigaye areba nk'umugabo wariye ibiryo by'umwana we. Rene nawe arisohokera, ari nako kubona Finn na Xavier. Xavier yasezeraga kuri Finn ati Finn, uramuke neza, jyewe ndagiye bye. Finn nawe niko gusubiza ati bye bye. Kumba aho bari ni hamwe neza n'umuryango w'icyumba cya Rene. Rene yabonye Finn yishimamo, aramuhamagara ati Finn. Rene yahise yiruka amugwamo, ari nako amubwira ati Finn, ese ni wowe? Nari nibeshye kuva kare, kumbi ni wowe. Rwose ndabyemera ni amakosa yanjye kutuzuza inshingano nk'umugore wawe. Ntago nigeze nkwitaho rero ngo nkukunde uko bikwiye, gusa ubu namenye ntashidikanya ko ari amakosa yanjye. Ngwino tujyane mu rugo. Finn, ese ko wowe ntacyo urimo kuvuga? Finn yaramusubije ati ese uri mu yihe mikino ma? Rene yahise atangira kurira ati Finn, ese waba uzi ukuntu nagushakishije ahantu hose umwaka wose? Ese iyo mico wayize ryari? Finn yamukuriye inzira ku murima ati sinigeze nkusaba kunshaka ariko kandi nta nubwo nsubiranayo nawe. Rene yarisajije ati Finn, rekeraho gukina iyo mikino yo guceceka kugira ngo nkwiteho. Rene we kugeza na n'ubu aracyumva ari imikino Finn arimo. Rene yarakomeje ati yego ndabizi, yari amakosa yanjye pe, ariko nagusabye imbabazi. None se ubwo ushaka ibindi birenze ibyo koko? Finn yaramusubije ati nta kintu nkukeneyeho na kimwe, nta n'ikintu nkikeneye gukorana nawe. Ubwo bari bakirimo gushwana, Xavier yanyuze aho, nuko Rene ahita amubona. Rene niko guhita abaza Finn ati mbese nukubera uriya mugore nababonanye kuva kare? Finn ati uvuze ngo iki? Rene nawe niko gukomeza ati uriya mugore nababonanye kuva kare, ese ubundi mupfana iki? Kubera icyo asohotse mu cyumba cyawe? Ese wiboneye undi mugore w'umukire niyo mpamvu wagiye Finn? Finn yarumiwe kuba Rene yatekereza ibintu nka biriya baramaranye imyaka 5 kuko yakabaye amuzi. Niko kumubwira ati uratangaje pe. Agiye kwigendera, Rene yamufashe akaboko, niko kumubwira ati Finn, ibintu byose wakoze ubu mpise menya impamvu kano kanya washakaga divorce. Wari wabonye undi mukire kundusha, njye ubona nabaye umutindi, uravuga ati uyu nguyu ntago yabasha kuntunga noneho. Ubu ukeneye umugore ukize cyane wo kukugaburira. Uratangaje pe, ndetse uri n'indashima. Finn yatunguwe no gusanga Rene ntacyo yahindutseho, niko kumubwira ati Rene, rekura ngende nigiriye kwiryamira. Rene yabaye nkusaze, niko kuvuga ati ugiye kuryama? Ugiye kuryama he? Kuryamana nande? Ugiye kuryamana na wa mukire nababonanye kuva kare? Finn, uri ikigoryi, gute wankora ibintu nk'ibi koko? Ubwo Rene yahise anyuza amana mukoma urushyi, aramubwira ati Finn, nta soni ugira? Finn yabuze icyo yavuga n'icyo yakora, abonye uwahoze ari umugore wamukubise urushyi ndetse anakomeza kumubwira nabi. Ese mama biraza kugenda gute ko mbona Rene yarakaye akaba atangiye gukubita Finn nk'uhana umwana we yibyariye? Ese Finn we arakora iki noneho? Ese ibyo Rene ari gukora birakwiye? Tubwire uko ubyumva muri comment. Ntibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ikindi gice nikiza uzakibone mu bambere. Kanda like nimba wagakunze, ugasobanuye nakagaruka. Imana ibarinde.